Turabasuje mukomeje kudukurikira muda umwanya wanyu. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru yacu aribanda ku ngingo zikurikira. Amakuru yacu aribanda mu Rwanda. Umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi wandikiye Blinken umusaba kuvuguruza ibyo yanditse kuri Twitter ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2024. Tito Rutaremara avuga ko nta Jenoside izongera kuba mu Rwanda nirukomeza inzira ya politike rwahisemo rwo kubanisha Abanyarwanda. Turakomeza amakuru yacu mu kanya tugiye muri publicité. Publicité nikarangira turakomeza inkuru zacu imwe imwe ukwayo. Umuntu ni ikiremwa gikora ku manywa nijoro kikaruhuka. Kimwe cya gatatu cy'ubuzima tubaho kuri iyi si tukimara dusinziriye. Buri muntu asinzira bingana n'umutekano w'aho aryamye. Umutekano wanjye n'umuryango tuwukesha Relax Foam na Dada Matela zikorwa n'uruganda rwa Salama Machine. Kubifuza kurangura mwadusanga aho dukorera mu murenge wa Jabana. Tubafitiye kandi amabati n'imisumari. Akarusho nuko iyo uguze byinshi tubigutwaza tukabikugereza aho bijyanye. Ibikoresho byacu byujuje ubuziranenge kuko biriho S-Mark. Ikindi nuko tubasanga no mu bihugu by'abaturanyi bya East Africa. Mwifuza ibindi bisobanuro cyangwa se gutanga komande, mwahamagara kuri nimero 0788 308116 cyangwa se 0788 64 98 Dushimiye abari kuri tekinike batugejeho publicité. Tugiye gutangira amakuru yacu mu buryo burambuye nk'uko twabamenyesheje mu ngingo z'ingenzi. Ibuka yasabye Anthony Blinken kuvuguruza imvugo ipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuryango Ibuka urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi wandikiye ibaruwa Anthony Blinken ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umusaba kuvuguruza imvugo ipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi yakoresheje ubwo u Rwanda rwatangizaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi baruwa yo kwa 17 Mata 2024 yasinyweho n'abayobozi ba Ibuka zose hirya no hino ku isi, igaragaza ko ibyakozwe na Anthony Blinken ubwo u Rwanda rwibukaga ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ari ugupfobya amateka ya Jenoside no gutoneka abayirokotse. Ku gicamunsi cya tariki ya 17 Mata 2024 umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken abinyujije kuri konti ya X yanditse ubutumwa yise ubwo gufata mu mugongo u Rwanda ariko bukubiyemo amagambo ahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije n'abaturage b'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka 30 inzirakarengane za Jenoside. Tunamwiye ibihumbi byinshi by'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa hamwe n'abandi babuze ubuzima bwabo muri iyi minsi y'ubugizi bwa nabi bw'agahomamunwa. Ni imvugo ziri mu murongo wa politike ya Amerika kuko imyaka 30 imaze gushira abayobozi b'iki gihugu badakoresha inyito yo kuriya Jenoside yakorewe Abatutsi yemejwe n'urukiko mpuzamahanga. Mu ibaruwa Ibuka yageneye uyu muyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri Amerika yagaragaje ko Blinken yatanze ubutumwa burimo urujijo kandi ku bushake agoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bagize bati: Nyakubahwa Blinken, mu kwanga kugaragaza ko Jenoside yibasiraga Abatutsi, ubutumwa bwawe bwirengagije abakorerwaga Jenoside abaribo. Nubwo hari Abahutu n'Abatwa babuze ubuzima, ntabwo aribo bahigwaga. Jenoside yari igamije kurimbura Abatutsi. Ni abahezanguni b'Abahutu babigizemo uruhare. Bakomeje bagira bati: ubutumwa bwawe bunyuranya n'igisobanuro cya Jenoside nk'uko biri mu ngingo ya 2 y'amasezerano mpuzamahanga agamije kuburizamo no guhana icyaha cya Jenoside yemejwe n'inteko rusange ya Loni tariki ya 8 Ukuboza 1948. Ayo masezerano asobanura Jenoside nk'icyaha gikorwa hagamijwe kurimbura mu buryo bwa burundu cyangwa se mu buryo bw'igice abantu runaka, ubwoko cyangwa se itsinda ry'abantu. Kugira ngo icyaha cyitwa Jenoside kigomba kuba cyujuje ibi bikurikira, birimo kuba hari abantu bahigwa atari muri rusange ahubwo kuko bafite itsinda runaka babarizwamo, kuba hari umugambi wemeranyijweho n'abateguye ugamije kurimbura iryo tsinda, kuba uwo mugambi ushyigikiwe na leta cyangwa na politiki ihari. Ikindi ni uko icyo cyaha kigomba kwemezwa n'urukiko rubifitiye ububasha rukagaragaza abari bibasiwe nk'uko biri mu masezerano mpuzamahanga ya Loni. Blinken ufite igisekuru mu Bayahudi yibukijwe ko Jenoside yakorewe Abayahudi kugira ngo yemezwe
habanje kugaragazwa ko ari bo bari bibasiwe n'abanazi bagamije kubarimbura burundu. Ibuka iti ku bijyanye n'u Rwanda ntabwo jenoside yari igamije kurimbura abatutsi, abahutu, abatwa n'abandi. Ibyo byaba bisobanuye ko mu Rwanda habayemo jenoside zitandukanye zigamije kurimbura buri bwoko. Bivuze ko u Rwanda haba harabaye jenoside 3 igamije kurimbura buri bwoko. Bivuze ko abahizwe batari kuba bahigwa kubera ubwoko bwabo, ahubwo kubera ubwenegihugu bwabo bw'u Rwanda. Kandi tuzi ko atari ko kuri. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yemejwe n'inzego nyinshi zibifitiye ububasha, nk'aho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda mu mwanzuro warwo mu rubanza rwa Jean Paul Akayezu tariki ya 2 Nzeri 1998, n'umwanzuro washingiwe n'urugereko rw'ubujurire rw'urwo rukiko tariki ya 16 Kamena 2006. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi yemejwe na Loni mu nzego zinyuranye, nk'akanama k'umutekano ka Loni mu mwanzuro wako wa 2150 mu kwa 16 Mata 2014, Inteko Rusange ya Loni mu mwanzuro wayo 72/550 wo kwa 26 Mutarama 2018, ndetse n'umwanzuro A/Res/74/273 tariki 20 Mata 2020 wemeje ko tariki ya 7 Mata buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ibuka iti izi ngero zose zigaragaza nta gusobanya ko mu Rwanda habayeho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakomerekejwe bikomeye n'imvugo yawe yiyobya ku munsi twari turi kwibuka abacu twabuze bishwe bunyamaswa muri iyo jenoside. Bakomeje bagira bati nta magambo ahagije twabona yo kugaragaza agahinda twatewe n'umuntu wo ku rwego rwanyu nyakubahwa Blinken. Tuzi neza ko usobanukiwe byinshi mu byo twanditse muri iyi baruwa kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Basabye Blinken gukosora ibyo yagoretse, uhindura inyandiko wasohoye kandi usohore indishya isobanura neza ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze kuba nk'umuco gusohora ubutumwa butoneka kandi bwirengagiza ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko iyo hatangijwe ibikorwa byo kwibuka iyo jenoside yahitanye abatutsi basaga miliyoni. General Romeo Dallaire wari ukuriye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu Rwanda mu gihe jenoside yakorwaga, aherutse gutangaza ko inshuro zose yasabye ko abatutsi bakoherezwa ubutabazi yajya asubizwa ko nta kintu cy'agaciro kiri mu Rwanda. Amerika kandi igaragazwa nk'igihugu cyagiye kitambika kenshi ko ibyabaga mu Rwanda byitwa jenoside kugira ngo bidahita bijya ku mutwe wo gutabara nk'uko amasezerano mpuzamahanga abigena ko hari gutegurwa cyangwa gukorwa jenoside. Tito Rutaremara avuga ko nta jenoside izongera kuba mu Rwanda igihe cyose ubutegetsi bw'u Rwanda buzakomeza umurongo bwihaye wa politiki yo kubanisha abanyarwanda bashyigikira ubumwe n'ubwiyunge bagezeho. Ibi yabitangaje mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Never again twebwe nk'uko abazungu bayivugiye tujya tubarwanya ngo ko bavuze never again kandi none ko babyivugiraga ari bo bari hariya baganira. Hari abo Bafaransa, hari Abongereza, hari Abanyamerika, hakaba Abadage bari bamaze gukora jenoside. Nonse hari jenoside iwabo mwari mwayibona? Tujya tubaburana ngo never again bayivugiye ko ari iwabo. Natwe turayivandera ni iri iwacu. Nta jenoside izongera kuba muri iki gihugu keretse umurongo wa politike twashyizeho nituyibagirwa. Ariko umurongo wa politike yo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda no kubukorera nuko Abanyarwanda bajya hamwe bagafatanya bagakora byose ntayizongera kuba. Turabashimiye mwebwe mwadukurikiye, turabasaba gukora subscribe kandi mukora na share. Ibitekerezo byanyu twiteguye kubyakira uburyo twabasha kunoza kubagezaho amakuru yacu. Murakoze.